Mu mudugudu mwiza habaga mu mwana witwaga Mika. Mika yakundaga gukina umupira w'amaguru, gufasha mu rugo no kujya mu rusengero buri cyumweru. Buri gitondo Mika yarasengaga agasaba Imana kumuha umutima unezerewe. Mu rugo ababyeyi ba Mika bamwigisha ubugwaneza, kumbwira no kubaha abandi. Bamusobanuriraga ko gukunda Imana atari ukuririmba indirimbo gusa cyangwa gusenga gusa, ahubwo ari no kugikora ibyo Imana ivuga ko ari byo byiza. Umunsi umwe Mika yari ari gukina, nuko asabwa kuza gufasha gusukura mu rugo. Kwikunitiro Mika mu by'ukuri yashakaga gukomeza gukina, ariko Mika ibutse ko kumvira ababyeyi bishimisha Imana, nuko araseka abafasha yishimye. Ku ishuri Mika yabonye inshuti ye iguye hasi, abandi bana barayiseka, ariko Mika aragenda amuhafasha guhaguruka. Mika yari azi ko gukunda Imana bisobanuye no gukunda abantu. Mika izi ikintu cy'ingenzi: ibyo Imana idusaba gukora ndibirenereye kandi ndibibabaza. Iyo tubikoze tubikunze, bizana amahoro n'ibyishimo mu mutima. Mika yumvaga anezerewe mu mutima, azi ko amategeko y'Imana atari umutwaro, ahubwo ari inzira nziza yo kugaragaza urukundo. Kandi buri joro Mika yishimiraga Imana kuyigisha uko ayikunda ayubaha.